Hello, my name is Jonas. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu by'ingenzi wakabaye urimo ukora uyu munsi kugira ngo uzagire iterambere ryawe ryiza ry'ahazaza. So niba uri umwana ukiri muto, ukaba uri umuntu ukuze, ukaba uri umuntu uciye akenge, ndagira ngo nkushishikariza kumva video paka irangiye. Amazina yanjye nitwa Jonas. So iyi channel yacu nayo yitwa Teacher Jonas. Ndagira ngo ujye udukurikira hano umunsi ku wundi, reba ko wakanze subscribe, ubundi twikomereze, ko wakanze na like kuri iyi video, ko wanditse na comment. So muri iyi minsi abantu basigaye bareba ibiganiro byanjye ariko ntibakande subscribe, like na comment. Ubundi nuko nta nyigisho zirimo, njya nibaza so ikintu gituma mutarayikinga video zanjye, comment na subscribe. So reka twikomereze, ibyo birabareba, muzabikora niba ubishaka ariko ubikore. So ikintu cya mbere wakabaye kuba ukora muri generation y'uyu munsi, nk'umuntu ushaka kuzagira ku iterambere ryawe ry'ahazaza kandi rikaba ryiza mu buzima bwawe, ikintu ugomba kuba wakora, ugomba gutangira gutekereza iby'ubuzima bwawe, ukirinda gutekereza iby'ubuzima bwahise, ugatangira gutekereza iby'ubuzima bwawe. For now, what I have, ni iki mfite mu buzima nyine cyazatuma ngera ku iterambere ryanjye. For sure ibintu ntago urimo kubyumva neza ariko ndabigusobanura neza urabyumva. So reba ubu nonaha ushobora kuvuga ngo ni iki mfite nazatangiriraho nyine kikageza ku iterambere ryanjye. For now ubu mfite iki? Mfite ubumenyi, mfite knowledge, mfite ubwenge, cyangwa se mfite aho nakorera, ndi umucuruzi. Ese ibintu bizangiza ku iterambere? Nusanga ibyo bintu ufite bitazakugeza ku iterambere, uhindure, ushaka ikintu kizakugeza ku iterambere. For now utangire gukuza impano yawe. Niba ufite wenda impano yo gukina umupira, ujye gushaka aho wakina umupira, impano yawe ikomeze kure. Niba uri umucuruzi, wige ibijyanye n'ubucuruzi kugira ngo ejo hazaza bizakugira akamaro. So niba uri umu businessman, ubwo ubyige cyane kugira ngo ejo hazaza bizakugirira akamaro. So ikindi kintu cya kabiri waba akabaye urimo uratekereza ubu nonaha, for now, nk'umuntu ushaka iterambere mu buzima bwe. So ni ukuvuga ati, ese inshuti zose mbana nazo cyangwa ababyeyi banjye niringiye bampa agaciro nk'uko mbishaka, cyangwa niba abantu bansubiza inyuma mu bitekerezo, like wenda hari igihe ubana n'umuntu nta kintu arimo akunguraho, nta kintu cyatanje akunguraho, wenda nko ku bijyanye no mu mitekerereze yawe, mind. Hari ukuntu umuntu abana n'abantu batamufasha gutekereza cyane, ahubwo bamufasha kurya amafaranga ye no kudatekereza. Inshuti mbi, icyo bita ikigare, ntabwo ari ibintu byiza. Hindura inshuti, ushake inshuti ziguha ubwenge, ziguha ubumenyi, zikwereka icyo gukora kugira ngo ahazaza uzagire ubuzima bwiza. So nukomeza kugumana n'inshuti mbi, uzavomera mu kiroha kandi uzavoma ayo mazi nta muntu uzayanywa, kuko ni wowe uzaba witabye. So uzisanga wasandaye, izo nshuti zarigendeye, usanga uri wenyine, usanga uri gutekereza bigoye. Ariko ubu none uhereye ubu ukiyomora ku nshuti mbi, ugatangira gutekereza ku maronko y'ahazaza. Rega kwiga ntago bivuze ko utatekereza ahazaza.
ahazaza hawe ntabwo uvuze ko kwiga utahatekereza, ahubwo se urahatekereza. Izo nshuti uri kumwe nazo ziratuma utekereza ahazaza. Hindura inshuti zikugeza ku iterambere. So ikindi cya gatatu, kumenya gukoresha igihe neza no kumanaginga amafaranga yawe. Utangira ujye ukoresha igihe neza kandi usevinge, kugira ngo niba wenda ukiri muto cyangwa urimo urakuramo, ahazaza amafaranga yawe azakugirira akamaro. Kuko saving ni nziza cyane, irafasha cyane. So ikindi kintu cya kane ndatekereza wenda ari business. Tangira ushake business wakora, nubwo nta kazi cyangwa amafaranga menshi ufite, wenda tangira ukoresha urubuga rwa YouTube, ushyiraho wenda amavideo, cyangwa ukoresha izi mbuga zisanzwe, cyangwa se ujye muri business isanzwe ujye ukora kuwa gatandatu. Ariko nk'umunyeshuri cyangwa umuntu ushaka iterambere rirambye, uko namugira inama yo ko yakoresha YouTube, kuko YouTube ni urubuga rutajya rusaza, kandi urubuga rwishyura neza. So sinzi wowe icyo wakora, ariko business wumva yakorohera yitangire for now, kugira ngo uzagire ubuzima bwiza ahazaza. So iki cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye kurangirizaho, jya ukunda kubaha kandi wicishe bugufi, kandi ugabanye agasuzuguro mu mutwe wawe. So kandi nubona umuntu wenda akubwiye ngo reka nguhe ubufasha, nakubwira nabi umwihanganire, kandi nimuganira kumva wenda hari ikintu arimo gusaba akwaka, ujye ugishaka ukimuhe. So agomeza kugira inama, kubera ko gushaka ubumenyi ku icyo kintu ugiye gutangira nibyo bigufasha kuba umutayimiliyona, nibyo bigufasha kuba umumiliyoneri. So bigufasha kuba umumiliyoneri. Ikindi bikanakompuruvinga ubumenyi runaka mu kintu utazi. So ndatekereza ari ibyo. Reka nguhe tipu ya nyuma, akanama ka nyuma. So ndabizi ko bigoye kubigeraho, ariko biba bishimishije iyo ubigezeho. Kora cyane, wirinde kuba umunebwe, kandi ujye uhora udukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Tuzatukugira inama zitandukanye. Amazina nitwa Jonas, kandi subscribe niba iki kiganiro hari ikintu kikugejejeho, niba iyi video hari ikintu ikunguye mu bitekerezo byawe, urabidusangiza muri comment. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Jonas. Thank you. Tubonane.